APR FC iteye utwatsi. APR Ferwa Filime iravuga iti abafana ba APR mu byumve neza. Imyanzuro ya komisiyo ishinzwe imisifurire ku mukino ya Rwanda Premier League yo ku munsi wa gatanu Kiyovu Sport vs APR FC cyangwa se Kiyovu Sport yakiriyemo APR. Nyuma y'uko komisiyo ishinzwe imisifurire isuzumye ubusabe bw'ikipe ya APR FC bwo kuwa 27 ukwezi kwa 10 aho yasabaga gusuzuma imisifurire mu mukino wahuje Kiyovu Sport na APR FC umunsi wa gatanu wabaye kwa 25 ukwezi kwa 10 2025. Komisiyo imaze gusuzuma neza amashusho yasanze umusifuzi yarafashe ibyemezo bikwiye mu mukino. Ibisobanuro birambuye kuri iki cyemezo byashyikirijwe abo bireba mugira amahoro. Ubwo ni Kiyovu Sport na APR FC. So kuri Sekiganda ndabyemera ariko hari ahantu APR yarenganye. Kuri Omedi iriya yari penalty. Clear penalty rwose. Omedi umukinnyi wa Kiyovu yakubise ukuguru kwa Omedi ntiyigeze akina umupira kandi Omedi yari yakoze control y'umupira. Bamuha umupira mu rugo rw'amahina arawufunga arawukontrola yitegura gushota umukinnyi wa Kiyovu araza aho kugira ngo kubita umupira akubita ukuguru kw'imoso kwa Sekiganda. Sekiganda kwa Omedi yitura hasi mu rugo rw'amahina. Iriya ntabwo ari diving rwose biragaragara. Kuri APR icyemezo cyo kuri Sekiganda position yanjye ni imwe nicyo ikarita mu tukwa Sekiganda yo ndayemera. APR yaravuze ngo ruboneka yari yakorewe ikosa ariko interpretation ntago bayumvise neza. Tubisobanure gutya kuba ruboneka yakorewe ikosa tse ntibari sifuri ntibisobanuye yuko imbere Sekiganda agomba gukora irindi ngo kuko ruboneka yakorewe ikosa ntibari sifuri kuko batari sifuye ntago bereza umukinnyi wa APR wundi gukora irindi. Urugero niba Kisera akoze ikosa turi mu ikipe imwe habona arbitre ntari sifuye ngero ugaje usimita ntega ruvuyanga mu yindi kipe kuko mbizi neza yuko batahanye ikosa ryakorewe Rugangura dukinana. Ibya Rugangura nabo batabisifuye nje ntegetswe gukina neza ntabwo nanye mita nkorera ikosa ubundi kuko yarafite kareta y'umuhondo bamuhiya kabiri. Ahubwo se Rugaju wabonye ko muri amatangazo ya Ferwafa rero icyo ngira ngo wongerereho wabonye uburyo badetaye iyi action ya Rwema Amuza kuri Rayon Sport bakavuga nimero yari yambaye n'uburyo babise muri detail mu itangazo ryo kuri match ya APR na Kiyovu ndi kureba nkabonamo izi detail nta zirimo kubera ko niba bavuga ngo dukurikije ngo gusuzuma amashusho ntabwo bavuze ngo amashusho yahe kuko turibaza amashusho basuzumaga ni kuri penalty APR rega ko yagomba guhabwa Omedi cyangwa se n'ikarita y'umutuku yahawe Sekiganda itemera. Bavuga rero nta detail ho bashyizemo kandi ahandi hose twabonye basamo detail zirambuye. Detail bazandikiye ngo abo bireba nicyo bashyizemo. Ubona ko kuvuga ngo niba mutanyuzwe n'ibyo tubabwiye mwabaza abo bireba twabasobanuriye. Ibisobanuro byisumbuyeho n'ubundi baba bagomba kubitanga kubera ko urumva niba ari nk'ibyo bya za penalty n'ibindi bagenda baguha angle cyangwa se nuko ishusho ryari rimeze. Gusa ikintu cyo kwamerera wenda muri Rwanda Premier League ni ijambo rimwe nekereza cyazanafasha Axel byabaye byiza. Rwanda Premier League yatangiye gushyiraho abantu bazajya bakora ibi byo guhemba abakinnyi ba man of the match. Nge nasaba ko hari undi muntu urabona haba hari raporo ya komiseri, haba hari umusifuzi wa kane, haba hari n'abasifuzi nyine uko match yagenze, haba hari n'ayo mashusho. Federation nitekereza uburyo yazajya ishyira umuntu kuri match wundi ushobora kuba yabafasha mu kijyanye no gukora game assessment. Ariko ubundi referee assessor ubundi ntago kuri match zose aza. Referee assessor aza kuri match zikomeye. Bure nko kuri match ya Rayon na APR referee assessor uzamubona. Ariko ku zindi match biraza bikarangira kuri komiseri gusa nta referee assessor ubuhari. Impamvu nari mbivuze sirito nko kuri zo zikomeye zifite n'icyo zivuze ku gikombe Ruvuyanga zitazateza ibibazo. Ejo umusifuzi na komiseri bakoze raporo n'undi akazaniye referee assessor bakaziteranya hamwe bakaganira birushaho gutanga ishusho kuruta uko wenda twavuga ngo ishusho rya televiziyo cyangwa se image ya televiziyo twashaka ntitwayibonye. None bikaba byakoroshya ikibazo wenda mu kujya gufata umwanzuro. Gusa icyo navuga ntibikwiye nanone kuba ngo abasifuzi bakuka umutima. Abasifuzi tureke kumva ko ari abanyabyaha, tureke kumva ko ari abantu batari bagenzi bacu, tureke kumva ko batari part of the game. Ni abantu b'ingenzi mu mukino, tutabafite umukino ntiwabo. So
hareke kuba ikintu kimeze n'abakumva ko baciriweho iteka amaradiyo ibitangazamakuru federasiyo minisiteri byabavuyeho yego nibakore neza ariko nanavuga yuko hakenewe n'akantu ko kubaganiriza ko kubabwira ati nyabuneka mutuze nta byacitse umuntu yakosa umuntu yakwibeshya kandi koko bariya basifuzi bose siko babikora nkana harimo na kwibeshya birashoboka twibuke ko ari abantu n'ibi bintu natwe akenshi tubivuga kuko twasubiyemo amashusho babigwaye byiruka kuri uriya muvuduko ugomba guhita usifura ako kanya bikiba ushobora bibaho rwose wakwibeshya so habeho nyine no kureba uburemere bw'ikosa kugira ngo nabo bataza kusa naho turi kubatemeraho itaka wenda habamo no kwibeshya nabyo bibaho. Urakoze cyane turi mu isaha yacu ya kabiri ruga rw'imikino hano mu murenge wa Busogo ariko rero ndabona rwose akavura kahise kandi murasa nkaho mukonje. Dore ikintu tugiye gukora rero, nkeneye yuko tubikora nk'abajene nk'abantu b'abasirimu muri Busogo. Iki gihande kikajyaho abafana ba APR, iki gihande kikajyaho abafana ba Rayon Sport. Sibyo? Tukabanza tukahatwika turebe z'umutekano zibidufashemo. Rayon Sport hano iburyo bwacu, hanyuma APR hari mubikore vuba vuba nk'intore abareba urabona ko bambaye n'amajezi yayo nk'intore mubikore vuba vuba twihutisha uburyo ducunguza uburyo umwete mwasoje abantu muri Busogo murasobanutse cyane. Aho hirya hari umusore wa Gasogi nawe ntuze kumwibagirwa. Wa Gasogi arajya mu basigaye bose ni wowe urubambye ingwe nawe turaguha ijambo uhagarariye KNC Mutabaruka. Hanyuma rero Iberi ugiye kungira mu bareyo hari urumva ugiye kungira mu bareyo Axel angire muri Nyamukandagira sibyo. Hanyuma ni akarushanwa kagiye kumara iminota irenze 5 ko kureba ni bande bagiye gushyiraho murare kurusha abandi. Aho karushanwa mubifate nka derby y'imifanire. Duhere hehe? Duhere kuri Rayon Axel. Reka duhere kuri Rayon ntacyo. Duhere kuri Rayon Sport. Iberi ngaho itereke. Itereke mu Rayon. Ndabona rwose wambaye jezi ufite n'urwo ruganda yitwikiye. Wambaye jezi ngwino hano. Wenda wana nambaye jezi. Biragaragara neza ko ukunda Rayon Sport cyane. Ubwo rero yaje yambaye jezi. Urabona ko ari competition. Baravuga bati abafana ba APR ntibemera ko Rayon Sport irusha abafana APR. Abafana ba Rayon bakavuga bati nk'ikipe y'amateka y'Inyanza nitwe benshi mu gihugu dufana ikipe imwe ya Rayon Sport. Tubigaragariza ahangaha rero mwegere hino mugiye gushyiraho morale ku buryo n'umuntu utari hano hafi ayumva ko mufite vibe. We wambaye jezi nawe ugiye kuyobora morale mugiye gushyiraho. Tangira cyo n'akaririmbo kwanza. Allo nongeye kubasuhuza iravuga humura. Nongeye kubasuhuza nitwa Rukara mu Byangabo. Abare yawe muri Furamwe bambwiye ko mwatsinze abana yawe muri abana yawe muri se mwapfuramwe mwambwiye ko mwatsinze cyangwa se muzagaruka. Urakoze cyane abareyo. None katwumve n'abafana ba APR Axel icyo gikorwa ukiyobore. Abafana ba APR bafite vuba. Hanyuma reka
hanyuma reka dutangire muri ubu buryo. Uyu nguyu aratangira atwibwira, ndabona ari umufaro ukomeye cyane, urabona ko yambaye amabara y'umukara n'umweru kuri vuvuzera. Hanyuma uyu nguyu rero witwa Neboga banyita Wizemana Samuel Eketero Kimana amatutse mu njyaka muga kerega kenye intara y'Amajyaruguru. Uyu rero niwe ugiye kubayobora, niwe usimurara ubu ngubu. Hanyuma namwe murashyiraho na murare kabisa, muhabye abareyo, muravuga muti ibyo bintu by'amateka ntabwo tubyemera. Twagiye happy 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 nyamukanagira mu gihugu ikarati micyut iyo byamunze zindura ziranyeganyega kunda gahore kwisonga mu gutwara ibikombe gahore kwisonga apere fute ikipe y'amaro apere fute ikipe y'aritsinzi nyamukanagira mu kibuga cy'ikarati micyut iyo zindura ziranyeganyega aperi dukunda kwisombe. Murakoze cyane. Hanyuma mu kanya gatoya nimugende barakoze abafana ngira ngo Ruvuyanga wenda mu kanya turaza no kongera kubagarukamo nitugera mu gihe cyo kogeza umupira turasubira muri ibi biti abareyo muramumanukana n'ikipe yayo mbabariye dusozanye n'uwagasogi wakabyaraho wagasogi urubambye ngo ruri wagasogi ari ngwino batazadushinja ngo dore ni babiri rwose abantu bari kwibaza hano hari imbaga y'abareyo, hari aperi, abandi ni Musanze, abandi ni abaturanyi ba za Tenseri na za Marine. Mwebwe ni gute mwisanze mufana Gasogi? Twebwe icyatumye dufana Gasogi icya mbere ni urubambye ingwe, nta kintu turi buhindure ku byo perezida wacu yavuze. Igikombe kirahari. Ikihe gikombe? Cha champion competition twagukubitiye Murera. Ose ahangaha mubasha gusembuka, ndabona muri abajene b'abanyeshuri mubasha gusembuka mukaza kureba match i Kigali. Je ni mu rugo ni Kigali. Wagutungura wambwira abakinnyi batatu ba Gasogi sha cyangwa ni mu kindi Kigali? Ngwino vuga batatu. Cyambe nera ku mugarije wa gatatu twiganaga bamwitigira neza Bresse. Akbar kapiteni wa Gasogi. Aya murasobanutse, barakoze cyane abafana b'Urwanda. Mugira kamurare se mufite indirimbo ya Gasogi se mugashyiraho rwose mugashyiraho muzi Axel ntabagendanye indirimbo ya Gasogi murayizi? Urayizi? Gashyiraho twumva uretse gake ndagufatira. Gasogi irakubita ikagacanga agatwe. Arakoze cyane, murakoze. Dushimira abafana ba Rayon Sport bari hano, dushimire ndetse n'abafana ba APR bari hano, n'aba ba Gasogi bari ahangaha, ubwo n'abandi bafana bahandi ma ekipe bari butwiyereke turaza kubaha ijambo kuko twari dutanga ijambo ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange. Ubwo rero nk'uko Axel bivuze mu kanya turagaruka dushyiramo ibitego mwogeza abafite impano namwe tubahereza ijambo, ariko turacyaganira amakuru ni menshi. Sifuzi ari kwirukanka nacyo ni ikibazo rega, buriya mu masomo y'abasifuzi hari isomo bita positioning, uvuga ngo kumenya guhagarara kumenya guhagarara, ukamenya ngo ndahagarara hehe ku buryo ntashobora kubangamira umupira cyangwa se abakinnyi badashobora kunshota. Ko naje gusanga uriya musifuzi Olivier buriya ngo iriya yariyo match ya mbere mu cyiciro cya mbere. Urumva ubwo rero aracyari mushya, navuga ko kano kanyafu wamucishijeho nawe agiye kongera gusubiza ubwenge ku gihe kari gakenewe. Yinjiye nabi ariko mu kwinjira nabi kwe njyewe hari icyo Ruvuyanga abaje cyo kuvuga ngo umuco wo kudahana waracitse. Ndabona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere rwose hari n'ifoto nabonye yasirikiriye muri iki gitondo, perezida wa federasiyo Shema Fabrice ari kumwe na minisita Neri, ubona bari kuganira ahantu wagira ngo ni nk'ahantu hirenge, bariho basura ibikorwa remezo by'umupira w'amaguru, hoteli, Gicumbi ya stade. Yego navuga ko
ni byiza pe barimo guhana birasa neza ariko mu mategeko ya federasiyo bagira akantu bakosora. Iberi iki kintu cyitwa guhanisha ibyumweru njye ntabwo nkemera. Ndagusobanurira impamvu. bakabaye bahana gute? Ejo bundi tuzagera gutya twikubite muri international break, umuntu wamukubita ibyumweru 2 kandi ibyo byumweru 2 nta match zihari kuko baguhana bakurikije umunsi wakoreye ikosa. Bagukubita ibyumweru 2 ariko ibyo byumweru 2 tujya twigira mu mavubi. Yabebarwa igihe shampiyona irimo. ariko sinzi ukuntu wabibona. Oya baba ari byumweru. None se reka nkubaze. Reka nidushake tubare. Nidushake tubare mu gihe shampiyona irimo. Aradukurikira araza nta kibazo. Reka nkwereke. Nidushake tubare igihe shampiyona irimo. Yuko ngo bahana jurune. Oya nibyo nanjye kukubwira. Nibashake babare aho banditse ibyumweru. hano ni ibyumweru 5. Nidushake tuvuga se nishake ba shampiyona irimo ariho bafatira. Okay. None se nk'umuntu ibyumweru 5 imikino izabamo ya shampiyona ubuza ari ingahe? So ahandi uzarebe mu Bwongereza n'ahandi nabonye batembera ko turusha baguhana jurune. Baravuga ngo ahagaritswe kudasifura imikino 4 ya shampiyona. Izo ni jurune enye. Akamenya ngo yera ku munsi wa 5 wa shampiyona kugera wenda ku wa 9 ntago nzasifura. Niyo hazi kiza niyo hazi iki iyo minsi ubwo wenda niba Real bukina na Marine mfatira urugero kuri Real simpari, wenda rero niba izakurikizaho APR simpari, ndi gufatira kuri journée za Real ubwo ndi kuvuga shampiyona yose. Wenda niba Real izakurikizaho Gicumbi simpari, wenda niba Real izakurikizaho wenda Musanze simpari, akaba bizi. Ikindi aba basifuzi bakora nk'ibi bintu byo ubona birimo exagera, ubona hatarimo margin yo kwibeshya kuko uyu nguyu ibintu yakoze ntago ari ukwibeshya, ni ibintu yakoze nkana umupira ugukozeho umupira surushisha umupira ugukozeho urabyumva. Reka yaranaguye ahubwo wari umugujije umupira arabyumvisha. Umuntu witwa ngo arasifura niba umupira umukoze yabizi ko umupira ugukozeho uhagarika, ibyo tuvuga ko ari ukwibeshya. Waxer ubu nagukubita urushyi gutya ukavuga ngo sinabyumvise. None si ubwo bibaho? None si ibyo sukure ku muntu nkana. Ibyo rero byumweru 5 kuri we sinabyemera. We nibiki kuko yakoze ikosa ridashingiye ku bumenyi buke, ni ikosa nkana.